Kuri ubu Kigali ni umujyi ukomeye muri Afurika y'Iburasirazuba mu bukungu, ubucuruzi, ubukerarugendo n'amasomo. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda ni umujyi w'amateka, umuco ndetse n'iterambere. Ariko mbere y'uko iba umujyi tuzi uyu munsi, hari amateka akomeye yatumye ihinduka icyitegererezo mu gihugu. Mbere y'ubukoloni, Kigali yari ahantu h'abaturage b'Abanyarwanda, hubatse imidugudu, imirima. Abami b'u Rwanda bari bafite imisozi ifite akamaro mu bwami, nko muri Mount Kigali, Mount Jali ndetse n'ahandi. Kigali yari ahantu h'ingenzi mu bucuruzi ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Abaturage bahuzwaga n'amasoko yoroheje ndetse n'ubuhahirane hagati y'uturere. Mu mwaka w'1897 ubuyobozi bw'Abadage bwahisemo Kigali nk'ahantu bagomba gushyira ubuyobozi bwa gisirikare. Richard kandi yubaka Kigali Administrative Post, aho i Kigali yatangiye guhinduka umujyi nyuma y'Abadage. Ababiligi mu mwaka w'1916 kugera mu mwaka w'1917 bahinduye Kigali ahantu h'ubucuruzi ndetse n'ubuyobozi. Iyi niyo nkingi y'iterambere ry'umujyi kugeza uyu munsi. Kuva ku itariki ya mbere Nyakanga mwaka w'1962 u Rwanda rubona ubwigenge. Kigali ihita ihabwa izina ry'umurwa mukuru w'igihugu kubera kuba iri hagati mu gihugu, kutabamo ubwiyunge bw'amoko ndetse no kuba ahantu hashobora kwagura umujyi. Kuva icyo gihe Kigali yagiye yihuta mu iterambere, ubucuruzi, uburezi ndetse n'akazi, ikaba icyitegererezo mu Rwanda ndetse na Afurika yose. Mu mwaka w'1916 kugera mu mwaka w'1922 Ababiligi bafashe ubutegetsi nyuma y'Abadage. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, Kigali yari umudugudu muto, ntiyari umurwa mukuru. Hari ibikorwa byo gutunganya imihanda n'ibikorwa by'ubuyobozi bworoheje. Mu mwaka w'1922 kugera mu mwaka w'1962 Kigali yatangiye kwaguka buhoro buhoro. Yari ahantu h'ubuyobozi bw'abakoloni kuko hari n'ikigo cy'ubutegetsi administration cyashyizweho kubaka imihanda ya mbere, amazu y'ubutegetsi ndetse n'aho kwigira amashuri byatangiriye. Ubutaka bwagiye bugurwa cyangwa se bugurishwa n'abakoloni, abaturage bahinduka abakozi b'akazi ndetse no kubaka inyubako z'ubuyobozi. Kwimurwa kw'abantu ndetse no guhindurwa kw'imibereho byari bikomeye. Uburinganire bw'icyiciro cy'ubutegetsi bw'abakoloni bwatumye Kigali iba igicumbi cy'ubukoloni. Mu mwaka w'1962 kugera mu mwaka w'1990, umwaka w'1962 u Rwanda rubona ubwigenge. Kigali ihita iba umurwa mukuru w'igihugu. Umujyi watangiye kuganisha ku bikorwa by'ingenzi bya leta, ibiro bya guverinoma, minisiteri, amashuri makuru ndetse n'amashuri yisumbuye. Gukwirakwiza ibikorwa remezo by'ingenzi, amazi, amashanyarazi, imihanda. Mu mwaka w'1970 kugera mu mwaka w'1980 Kigali yagendaga yongera ubuso ndetse n'abaturage. Kubaka uturere tw'icyerekezo nka Kiyovu, Nyamirambo, Kimironko, kugenda hongerwa ibikorwa remezo nk'imihanda minini, ibitaro, ibigo by'ubucuruzi. Mu mwaka w'1990 kugera mu mwaka w'1994 mu myaka w'1990 Kigali yabaye igicumbi cy'ubuyobozi ndetse no ku basirikare mu gihe cy'intambara ya mbere mu gihugu. Mu mwaka w'1994 haba jenoside. Umujyi wa Kigali wabaye ahantu hakomeye ho guhangana n'ibikorwa bya jenoside. Hariho ibitero byibasiye abaturage benshi cyane. Nyuma ya jenoside Kigali yari yarasenyutse ku rwego runaka, ariko habayeho kongera kubaka Kigali nshya. Nyuma ya jenoside Kigali yahindutse umujyi utera imbere cyane mu gihe gito. Kubaka imihanda minini, ibitaro, ibikorwa remezo bya ICT, amazu y'icyitegererezo, kwegereza abashoramari n'ubucuruzi. Kigali Convention Center, harimo Kigali Height, Kigali Innovation City. Guteza imbere isuku n'imiturire, gahunda y'umujyi w'isuku ndetse n'ihuriro ry'imiturire mishya. Kuri ubu Kigali ni umujyi ukomeye muri Afurika y'Iburasirazuba mu bukungu, ubucuruzi, ubukerarugendo n'amasomo.
umujyi ukomeje kwaguka ugashyiraho gahunda z'imiturire iboneye, ibikorwa remezo bihamye ndetse n'ahantu hatoshye ku baturage, ahantu hashimishije. Ibyo byose twagiye tubigeraho biturutse ku buyobozi bwiza twaje kugira, ndetse aribwo tugifite uyu munsi buyobowe na perezida wacu His Excellency Paul Kagame utuyoboye, intore izirusha intambwe, ndetse umuyobozi wacu dukunda, ukunzwe n'abatari bakeya ndetse nanjye ndimo. Ayo yari amateka ya Kigali yo hambere ndetse na Kigali y'ubu ngubu. Ndabasaba gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro documentaire bitandukanye bica kuri uyu muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube. Ndabakunda cyane, mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent.